mwaka w'1929 ku isi yose hari yamaze isi yose yari muri krize, hari ihungabana ry'ubukungu, ntambara mbere isi yose yamaze imyaka 4, hanyuma isiga imaze koreka ibihugu by'Iburayi. Buriya intambara mbere isi yose yagezeho mu Rwanda, ntabwo babwira amateka ngo babwire ko ingaruka zayirwanye zigatsindwa n'abadage bagatsindwa bakabirukana. Ntabwo ibyo bivuga sinane kwigisha amateka yageze no mu Rwanda. Hanyuma mu mwaka w'1929 muramubarira nibwo habaye icyo ihungabana ry'ubukungu. Intambara yabaye mu 1939 ikarangira mu 1945 iyo ni iya kabiri. Hanyuma iya mbere yari yayibanjije yahereye mu 1914, hanyuma imara imyaka 4, bivuze ngo yarangiye mu 1918. hanyuma mu mwaka w'1929 ibihugu byinshi byari bivuye mu ntambara, abasirikare benshi batakaye mu ntambara ndetse n'ubukungu bwaramaze gutakara no guhungabana cyane. Ifaranga ryarataye agaciro, inganda zarasenyutse, ahubwo inganda zisigayeho ziciriritse zisigaye zirimo abana n'abagore. Abagabo bari barapfuye barashize. Uzanarebe ikintu cyose kije gisiga abagabo aribo bageze gute, aribo barengereye. Uzarebe byinshi bihiga abagabo, mwana bibona ibintu byinshi bihiga abagabo n'intambara rero. Hanyuma muri ya mwaka rero hari ikintu cyabaye muri Amerika cyo bita ihungabana ry'ubukungu bukabije cyane. Byari ihungabana aho amafaranga yagiye atagaciro. Hanyuma n'ibyo bari barakoze mu nganda, n'ibyo bari barahinze byinshi biragenda bigura n'ubigura, kubera ko igihe cyarageze amafaranga atagaciro. Nubwo idolari bari agaciro muri za 46-47, ariko icyo gihe ubukungu bwisigaye bwifashe nabi. Hanyuma ikintu cyabaye nuko Amerika yari yerekeje ingano nyinshi, amatoni y'ingano yari yareze. Hanyuma zarabitswe ziba mu bubiko. Hanyuma igihe kiragera babona nta soko bafite, barangije ngo nta kintu tumukorera izi ngano, reka tugende tuzigende mu nyanja amafi y'ibiti. Ntabwo biza batekereza abakene, ntabwo biza batekereza abantu bari kwicwa n'inzara kubera intambara, ntabwo batekerejwe n'abakene bari muri Afurika, ahubwo bahise bagenda bafata za ngano zose baragenda bashyira mu nyanja amafi ari. Icyo ni igihombo kandi n'igihombo kibabaje. Mujya kumva muri minsi cyangwa yabanjije ngo abaturage barataka igihombo ngo batewe ngo n'imvura yaguye, hanyuma imyaka ikarengerwa ikagenda, ngo muzumva cyangwa muvise igihombo cyagiye giterwa n'inyamaswa zacikaga parike zikona igihombo. Leta irataka igihombo. Hanyuma rero ndagira babwire ngo muri minsi Imana irataka igihombo. Hanyuma gutaka igihombo Imana yiringiye ko abantu bazayibera mu bacu. Imana yafashe igereranya umuzabibu watewe ku butaka burumbuka. Nuko ngo bari ubutaka buri ahantu mbese bubasha kwera neza. Ntabwo tugiye ko bari ubutaka buri ahantu ku gasi. Hari abantu Imana yagaburiye, hari abantu batigeze bicwa n'inzara, hari abantu bicwa n'inzara iminsi mike irabibuka ibaha ibiryo. Uwo ni umurima urumbuka, murababarira, ni umurima urumbuka Imana yabateye. Hanyuma ngo imaze gukora ibyo ngibyo ngo irobanura ngo izina y'ubwoko bwiza. Uzabona abantu barobanuwe bakagenda ubwiza barata ukavamo ubwiza. Kuba mwiza si ikibazo, nta nubwo ari bibi, ariko kuba mwiza ariko ugapfa ubusa, ibyo ngibyo ni bibabaje. Bibiri bivuga neza umugore mwiza ufite uburanga bwiza, ngo akaba atagira umutima, ameze ngo nk'impeta y'izahabu. Munyumvire namwe ngo ameze nk'impeta y'izahabu ngo ikwikiye mu mazuru y'ingurube. Urazizi se? Marazi uyu munsi mwabonye amazuru yacu uko ameze. Ngo umugore mwiza rwose yujuje ibyangombwa, mu mujyi bazi kugenda neza cyane. Abagore
ufite akaga kuburyo bakakubwira ngo icyuki wagize ukiyumvamo ubuki ko ni icyuki ni icyogere ni igitangaza uri icyuki ariko uratambuka hirya inzuki ziraza ziruka zirakurura kubera ko icyuki kirahise noneho inzuki nziza ntabwo ziza zonyine ziza zifite ibori kubera ko zisanze icyuki uzihanganira ibori z'inzuki zirari ubwoko bwiza ubu ntabwo murasibuka umutangire kujya mugura zigaye bibaza ahantu abantu bavanye ari amataye murayazi abantu sinzi impamvu usigaye ubona abantu bose n'uwo mwahekanaga mu kwezi gushize ari uko yarasanzwe twajya ko kwandura ukuntu byahindutse naje kumenya ko hari ahantu ngo bagurira biriya bintu bimeze nk'imatera by'ibimunsi bambara bakabyambariraho ubundi ukajya ugira ngo ni umubiri we hanyuma abasore bajya kurambagiza bashingiye rero kuri forime y'ibyo ngibyo navuze kubw'umutekano n'ikinyabupfura abazashingira kuri ibyo mukajya kurambagiza akababayeho aho uzagikuramo nurangiza divorce zikuva gatanya zirimo ziravaye tutabwizanye ukuri kutagenda ukuri kugaragaza ukuri we abantu baterekana babizi ntabwo cyakora hano ntabahari ntibazanahabe mu izina rya Yesu ariko muri iyi minsi tekinoloji yaraje rwose abantu bazi kubeshya bari mu tugambo twiza hari uwigize gutereta umufiyanse we arambwira ngo rero shiri ndagukunda numva nanagupfira ariko kuki batapfa ndagukunda nzapfa ejo ukabona mu gitondo agenda se twavuze ko azapfa ejo kuko nkunda ko atapfuye barabeshya hari ugize kubwira undi ngo ndeba mu kuguru kw'inkoko none barasigavuga n'abatakaragasa none se leta amenya ko iyo ngiyo n'impyisi iri kundambagiza ntabwo icyungu niba muriya mu kuguru kw'inkoko bishoboke ko izashyiraho n'amenyo none wabigize kubeshya umukobwa niyo ndabwira ngo insina yizeweho ubwiza mbese y'ubwoko bwiza yatangiye kwiyedidika murambabarira yatangiye kugira ukundi kuntu yigira kugira ngo nyine rero ngo babibwiye ko ari mweru bwita n'ishishi ihene babibwiye ko ari mweru bwita n'ishishi bakamenya ikiyoni murabizi uwo mugani murabuze nyine bakame ngo amapfa yarateye bakame irasohoza ngo yibuke ibyo gusuhuka bijya ngo kwa sebukwe ngo mu kinyaga ariko umujyazanirananirwa ngo yicara munsi y'igiti birebyenzi ngo ni ikiyoni kirimo kiryagagura kigize nabi ariko ngo gifite inyama mu kanwa kandi inzara yarateye mu gihe cy'amapfa kiri gifite inyama mu kanwa bakame irasohoza ngo amashakara bakareka wariyendere ubwenge ikiyoni byo bigera mu bwenge ngo amacakiyo ndagukunda isasiza nimero kawe 078 uri gushyabuka murera muri bisi hari ku muhanda mwinjira mu modoka n'umunsi nakuzi sisa kwa gukuza nimero yawe 078 ibyo mu bice kabusho wamacakiyo murabura koma neza mbona ubusubwiza urasana biki none iki nacyo kibagirwa ko gifite iby'agaciro birutaka muri minsi imizabibu irashimira ku gaciro imana yarangiza ikagira gutega ikirara n'ibyaha umusaruro kishingira mu bwiza uri aho ngaho gusa stashyira mu nkono mugateke hanyuma kiboneka ngo uranga ngo guhanya bihoho reka nyine ni mu gihe cy'inzara ntabwo bakagombye kwigira gutyo kuko amapfa yarateye ibyo byo gusenga byavuye mu bantu ntabwo ukwiye kwigira gutyo hanyuma abantu byanyagira biratakara bakabiyifasha ikiyoni wimena umutwe ugakora utangiye wa gisambu
araza akagutereta kakujyana yakuba mu isengesho ntibize guseka ry'ubuginga ntazongera no guseka. Umukobwa yakundanye n'umusore imyaka 5 cyakora cyo nibwo bwa mbere gundane amezi 4 yuzuye ku itariki 12 z'ejo bundi. Ubwo hashize n'iminsi ingahe? Hashize iminsi 3 nizihiza ubwo ngubwo ni amezi 4 ni mu rukundo kuko Yesu nayo yarigize gundana n'ukwezi kuzuye. Iyo ngibyo nabyo n'ubundi buhamya nzaba ingaruka mu rubyiruko. Babwira nuko mugomba kuzajya mumenya uko muhunga uko mugomba kugenda. Kozi Imana abagabo ibyaye bagira uko bagenda. Haleluya. Abaririmbyi bagira uko bagenda, abaririmbyi bagira uko bahagarara, abaririmbyi bagira uko bagendana. Umusore akunanye n'umukobwa imyaka 5 kandi nyamabwe ko amezi 4 yuzuye ejo bundi. Wadukundana na tuzaba. Inawe nakunze. Haleluya. Kubera ko cyari cyo gihe. Amen. Hanyuma umusore ati wazasuye mu rugo ko bati bakinana Yesu ntabwo nagusura ubuhamya babijya ihangane tuzabanze tubane. Umusore ati okay uraze kusura ubwo ntabwo nkunda ni ubyanze tunabive mu bintu nari narubatse muri nge na principe amahame nagendera ko umukobwa nzateta twamara iminsi 2 cyangwa icyumweru cyangwa amezi angahe akibeshya ijambo rikamucika ngo numva nabivamo cyangwa tubivemo nzahita bivamo nari kubivamo uko nguko mukina ngo kandi bagiye kubivamo kingi cyangwa ibivamo basi gukora iki kwibivamo ubwo uzabona utera gutyo ubebeza gutyo ugenda mujya kwigira mu minsi 2 cyangwa ngo divorce ngo gatanye usikwako wigeze gusenyuka kubera kudashaka porogate ku buruso mugabyo karigize nabi bakigoshyira ngo porogate ku buruso. Ndetse kubona ni kwambara utugiye gusenga wayishyire wayikibazo ese ubwo rero wayishyira ngo ujye ngo yishyiramo n'umugabo ngo kandi ngo njyewe nibuzi kunyura ngo kandi ukabumunda yishyiraho utayishyiraho ngiye turaserera tureko tugiye gusera hejuru kwanire kwishyiraho korogate ku buroso. Uburoso buraremereye, korogate iraremereye ku buryo ikigega cy'amazi y'ubuteru ukamena ku buroso. Mugati muya cyangwa nayishyira inamba rero mugore ati nayishyiraho none murekane erega batora abantu erega bati ukujya mu murenge umugore aransuzugura gatanya yarabaye. Iyo mikino rero mujye mwigana nabivamo numva nabivamo ntusongera no kubivugisha. Rero nabuze ko umukobwa uzatinyuka akambwira icyo kintu ari uguhita mu kanya mbisi. Imana yarakoze yuko turi kubatigeza acikwa n'ijambo nk'iryo ry'umugoryi. Abantu kubaka urugo hari igihe kubaka urugo wumva ko ari ukujya ku bana kuryoshya mu rugo bikagenda neza nyine muri ya minsi muri kurya iby'ubugeni na za gato zikiri aho ngaho muri kuzirya kubyukira kubishurije mu gitondo n'ibyayi n'abashyitsi baza utubuto aho ngaho bigashira n'ubuzima bukaba ubusanzwe. Cyane noneho n'ifiriti ko bishobora kubadanisha. Hanyuma igifaransa wajya kukivuga kigahera mu gisenge cy'akanwa waranakizi. ngo n'umuntu ushaka kubaka urugo ngo hari umuntu ngo twariganye ngo ubuse buriya batanze gushaka ni isiganwa se birusha muri mbu ibyo siriho ni iki cyane uhagarara rero hari ikintu bikina bijya munga hari ibikina batagomba gukina. Wa musore rero urumva umukobwa yaje kwanga kubabaza umukunzi we barangije koko igihe kigeze umukobwa atwara Bibiliya ku cyumweru kigiye gusura Bibiliya nabona Bibiliya ntabwo turi gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hanyuma rero umusore aba yafashe intebe azitiza mu baturage bagira strategy Satani agira strategy agira icyo bita amahebe.
bageze umusore ati urihangana karibu mu cyumba kubera ko abasibateri ntabwo tugira intebe mu cyumba rero urufunguzo rwamaze kugera muri sirengereke ngo ati kwakira na Yesu none ninde wirukana impyisi ahuma kw'impyisi nayihuma ngaho niba ushaka kwirukana impyisi uhuma uzayirukane nigenda uzamenye ko gena vaki mu izina rya Yesu bari kurakora ku mabere hariya uratahira ibicuku by'ijoro wabeshye ko agiye muri repetisiyo wabeshye ko agiye kwiga uhagaze bagufatiye munsi y'umukingo ibintu ugatahira ijoro nari ndi gusobanurirana njyewe rwose umva njyewe bari badutindanye ariko buriya ni igicuku buriya kirakureba mu gicuku rero ibyo byabereye mu gicuku kamera y'igicuku izagushyira ku mugaragaro umunsi umwe bitangiye kumenyekana umusaruro w'igicuku turaga mu ishuri umuntu aracura amanota angana n'umwanya yabaye umubyeyi yavunitse yashatse imyenda yashatse amafaranga arahangayika akura amafaranga sikufiti arababazwa n'ibyo uri burye ariko uri kurarwa n'umumotari hariya wirirwa waguha ifuti kilo yatanu kuri bagenzi bawe wajya bafite umuntu ntwara we amandazi gutera abakobwa hejuru y'amandazi n'ibimene by'amandazi n'icyayi cya mukarunazo kitagira n'amata reka babwire Imana ibabajwe n'igihombo mu rubyiruko Imana ibabajwe n'igihombo mu bagabo Imana ibabajwe n'igihombo mu bagore mu bana bato mu basaza mu bakecuru igihombo mu itorero muri kora igihombo mu rugo muri famille igihombo ugasanga umugabo n'igihombo mu rugo ndaje